ekonomi y'Ubwongereza nigwa ibyo ntago byagakwiye kureba Amerika ariko kubera ko byakomeje kuba ari ibihugu by'ibishushushu byatumye igwa muri aka gatego uhita ubona ko no lobby international kugira ngo igihugu nk'Ubwongereza kize kwisanga cyaraguye mu mutego ibintu cyanze gukora usanga Amerika irabikoze ibintu igihugu cy'Ubwongereza cyavuze ngo nimbikora ndafatirwa ibano mpuzamahanga bagatangira kuzana ibintu byinshi ubu Amerika igiye kubikora perezida w'igihugu abariho kubw'impamvu runaka hari byinshi akora tubona akora kubw'impamvu runaka hari na byinshi tubona akora tukabidautingaho ariko nabo inyuma y'amarida agiye kukubwira impamvu yabikoze ziba zihari cyane cyane nk'ibihugu byacu bya Afrika inyuma ya za nkunga hari kuba yaba ibi bintu by'impunzi turi kumva yaba amabuye y'agaciro wenda mwa produizagayo yaba ibintu bigiye bitandukanye iyo hagize ikintu kiba nk'ubu nka gutya hari ibibazo muri Kongo amabuye y'agaciro atari kugenda neza yaba y'u Rwanda rwohereza yaba ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari byohereza urahindukira ugasanga kuko Amerika iri kubona rimwe na rimwe iri gutakaza haraza umuperezida nka Trump azavuga ize ngarakatinze ngo avanyeho inkunga kuba avanyeho inkunga ntago ari ikintu kigiye kuza nk'impanuka The Update TV. Ya nyita mugabo mene intore ko warwaje karisi nsuzwe inyuma n'ababisha reka twanzike nge ndi 7 maestro n'ubundi channel yo ni The Update TV ntusibe kugenda udakoze subscribe kugira ngo tuzajye tubana ikintu gitumye nongera kuza imbere ya kamera nkavuga ngo reka nze mbahe update z'ahantu ibintu bigeze cyangwa se amakuru agiye atandukanye ndagira ngo tugaruke ku bintu navuga tugiye kugarukaho bitari byinshi cyane ni inkuru ebyiri tugiye gukompara tugaruke nanone kuri navuga kuri Amerika inyungu bigiye ifite mu bintu bigiye bitandukanye ku isi aho iteza intambara impamvu zihateza impamvu ibikora byose abari inyungu za Amerika ntago abari inyungu z'abantu navuga iba yitwa kiri gukorera mu nyungu zabo reka hanga hari inkuru mwagiye mwumva inkuru z'impunzi no mu Rwanda hari ejo hari impunzi zaje hari impunzi zo muri FDLR zavuye muri Kongo zaje mu Rwanda zigera kuri 300 ndumva zajyanywe ku zigomba kujyanwa mu nkambi ya Kijote aha ni mu burasirazuba ubwo navuga yuko ugiye kureba u Rwanda n'impunzi navuga niba muri genocide yakorewe abatutsi harapfuye abantu barenga navuga ngo miliyoni ni igihugu gifite experience mu kuba cyabasha kugira ikintu gikora ku bijyanye n'impunzi niyo mpamvu navuga ngo inkuru ngiye kugarukaho rero ntago ari inkuru yo muri cyane ya Kongo nubwo nazo tugiye kuzajya tugenda tuzigaruka mu bihe bitandukanye bimwe mu byo ngira ngo tugarukeho ni imitwe ibiri y'inkuru ngiye gukora kugira ngo dukompare ubundi turebe tukurikije ibyanditswe amarchive bahari kugira ngo turebe ubundi Amerika ni iki ku bantu yitwa yuko iri gufasha ya navuga ngo ahangaha kugitangazamakuru mu hashize nubagiye gushira ibyumweru bibiri kuko byabaye ku itariki byasoze ku itariki 4 z'uku kwezi ariko ubu tugeze muri 17 ndumva 18 ibyumweru bibiri bimaze gushira hari inkuru yasohotse ivuga ngo u Rwanda rwemeje ko ruri mu biganiro byo kwakira bimukira bo muri Amerika banza wumva akana u Rwanda rwemeje ko ruri mu biganiro byo kwakira bimukira bo mu gihugu bagiye kuva muri leta zunze ubumwe za Amerika ibyo bintu Ministre Olivier Nduhungirehe navuga yarabikonfaminze niwe wabitangarije ibitangazamakuru byaha mu Rwanda nanone hakaba iyindi nkuru ngira ngo tugarukeho ubwo iyo ni inkuru ya mbere y'u Rwanda ko rwemeje ko ruri mu biganiro byo kwakira abimukira bo muri Amerika nanone hari iyindi nkuru isohotse mu kanya ivuga ngo yakoze amahano uwo ni Boris Johnson nyine wabivugaga avuga kuri Stama wahagaritse gahunda yo kohereza abimukira mu Rwanda ibi bintu ko ari bibiri ndagira ngo turaza kugaruka kuri ibi bintu tugaruka kuri aba bagabo babiri babongereza aba bagabo babiri babongereza ni wo bita Sakia Rodney Stama cyangwa se bakunze kumwita Kestama nyine niryo zina ari gukoresha nka ministry w'intebe w'Ubwongereza uriho ubu ngubu hakabaho na Alexander Boris de Prefer Johnson yari ministry ni former minister yavuyeho 2024 ndumva ari mu kwezi kwa 7 niba ntibeshye ubwo cyane yagiye abavuga ngo yatsinzwe n'iki kibazo cy'abimukira hariho icyo bita Brexit yagiye iba navuga ngo hari ibintu byinshi byagiye bimugonga impinduka nyinshi zimuhuriraho bituma ava ku butegetsi ariko nubwo yavuye ku butegetsi abari n'ubundi politike aba yarigiyemo ntabwo
ubundi nomari baravuga ngo abantu bose ni abanyapolitike, kuko kuvuga ngo nturi umunyapolitike n'ubundi navuga ngo imiyoborere government n'iki bigomba kukugiraho uruhare, urahindukira ugasanga none n'ubundi ahubwo niwe munyapolitike wo hejuru. Ariko iyo tuvuze abanyapolitike igihe kinini dutekereza abaperezida, ibihugu, nyamara natwe abaturage tuba turi muri iyo secteur ya politike n'ubundi nuko wenda tugenda tuzikora mu buryo butandukanye. Nanjye ndi kubibagezaho ibi ngibi ngo ndi umunyapolitike kundi kubabwira ibintu bijyanye na politike n'ukuntu ngewe mbyumva, iyo nayo navuga ko ari politike mu myumvire yanjye. So noneho izi nkuru navuga tugiye kugarukaho ni inkuru zigiye ko navuga ngiye kugarukaho nkaza kuzanamo ukuboko kwa gatatu aribo Abanyamerika. Ndagira ngo nze mbabwire kimwe mu bintu navuga Abanyamerika nagiye mbabonaho muri iki gihe kitari kinini wenda gishize mu gihe natangiriye kureba ibintu bya politike, wenda nkora isesengura ryanjye nubwo ntajyaga mvuga wenda ngo ndajya kuri kamera nditangaza, ariko nkurikije ngewe uko mbibona. Nkurikije uko mbibona bitavana uko bibona, nawe ushobora kujya muri comment ukaza kuvuga ngewe rero ndumva ibi bintu bimeze gutya, ahangaha watubwiye iki, aha watubeshye. Rero ntago ndanga kugira ngo mbabeshye, ndanga kugira ngo mbabwire uko numva inkuru cyangwa se uko numva amakuru yasohotse nkagira uko nyasesenguraho. Nawe ufite uburenganzira bwo kujya muri comment ugatanga igitekerezo cyawe. Ntabwo turi njya nkunda kubabwira ngo turaba demokrate, ariko atari ya demokrasi Abanyamerika bakunda kuvuga. Ni demokrasi navuga aho mbere bundi habagaho yuko ureba televiziyo nta burenganzira, nta hantu ufite wo kuza gushyira igitekerezo cyawe. Ariko ubu navuga ngo muri iki gihe iterambere rigenda ribyoroshya, buri platform ikozwe, umuntu ukoze platform wese izasharingwaho ibitekerezo bitandukanye by'abantu. Haba hari ahantu section y'ahantu bagomba kuzajya bashyira commentaire rero niho nawe uhita ujya gukorera ya politike yawe, niho ujya gutangira kubwirira abantu uko wumva ibintu, uko bibona, wabibona bitajyanye n'uwo wabivuze, yaba ku bitangazamakuru bitandukanye mugenda mubibona. Ibyo ntago ari byo ngarukaho cyane, ahubwo no kugira ngo nsasire ibintu ngiye kuvuga. Ndi umuntu nshobora kugira aho nkora icyo bita absisi karamu, cyangwa se nshobora kwibeshya mu magambo bitewe nuko wenda umuntu aribeshya, ariko byinshi ngiye kuvuga nibyo mvana mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye bigiye bikomeye hano ku isi. Navuga ngo impamvu nari mvuze ngo tugaruke kuri Amerika, impamvu navuze ngo tugaruke kuri Amerika nuko Amerika buri gihe yaktinga nk'umufasha w'abantu w'abababaye, reka mbyite gutyo. Buri gihe Amerika yiyerekana ku ruhande rwiza nk'umuntu ugiye gufasha, nk'igihugu kigiye gufasha ibihugu byasubijwe inyuma n'amateka. Ariko ndagira ngo ngaruke ku kintu mbere yuko tuza kugera kuri iyi nkuru cyane cyane y'Ubwongereza n'Abanyamerika n'u Rwanda of course. Ndongera mbanze ngaruke kuri Amerika ahantu igenda igira yagiye ikorera ibintu bitandukanye. Nituza kujya muri ibi bihugu by'Abarabu, tukajya ahantu yagiye ivuga ngo yagiye kurwanya ibyihebe, yagiye kurwanya imitwe y'ibyihebe, ahubwo urahindukira ugasanga iyo zaba za Al-Shabaab, zaba za Al-Qaeda, zaba iyo mitwe yose igiye iba, ubusanga hari ahantu byanze bikunze ahantu iba. Nkunda kubivuga nta hantu iri jambo nzarivuga n'igihe kinini, none nzajya mbibabwira hari kugira ngo muzajye mwumva impamvu Amerika ngiye nyifata nkaho iba ibikora ibintu wenda ku ruhare rwo kugira ngo iteze imbere igihugu cyayo, igihugu cya Amerika of course. Ariko nanone abantu bagashaka kubirebera muri ango yuko Amerika ari umufasha mwiza, yabagiriye impuhwe, ibahereza USAID, ibahereza ibintu byinshi bitandukanye. Gusa ubu ngubu navuga yuko bitewe n'isesengura makuru n'isesengura abantu basigaye bagenda bakora, hakaba hari na platform zisigaye ziri hanze zo kugira ngo zisohore ibintu. Biragoye muri iki gihe yuko wakihisha mu kintu imyaka 5 imyaka 10 ubeshya abantu basigaye babivumbura. Navuga nituza kujya mu cyo nende kuvuga cya Al-Shabaab na za Al-Qaeda, usanga ahantu hose hagiye haba ino mitwe yitwa ngo ni iterabwoba. Ahantu hose ino mitwe yagiye iba usanga ari ahantu hagiye hari strategique kubera iki. Ndaza kukubwira ngo ahantu ibi bihugu byose Amerika yagiye ivuyanga, ubusanga swati bafite amabuye, bafite petroli, buri gihe bafite ikintu bakurikiyeho. Hakagira ahantu hose nk'ubwo n'urugero nuza kumva muri Nigeria hari petroli. Niba hari petroli hariyo Abongereza babagiye bari bamaze igihe kinini bacukura. Uwo bita Aliko Dangote amaze kuzuza, navuga ngo yaramaze kuzuza, niba nabyita nk'uruganda cyangwa se uburyo buzajya bukoreshwa, reka mbyite ni nk'uruganda. Amaze kuzuza uruganda ruzajya rucukura petroli 100%. Nta kindi kintu, nta kindi gihugu kibijemo.
ariyo mpamvu nanavuga ngo uno president wa Nigeria nibyo bintu ari gupfa, navuga ngo hari ibintu byinshi atari guhuza n'aba bashoramari n'aba bagwiza tunga. Nukuvuga nimvuga kuri Dangote ni umukire muri Afrika, ndavuga ko bavuga yuko ari we mukire wa mbere muri Afrika, kandi ko kugiye kureba ibintu bigiye ari Dangote Group, ni company zigiye zitandukanye za Dangote n'ubundi busanga ko ni company ziremereye. So mu bintu zakoze mu minsi yashize, zashyizeho zujuje uruganda ruzajya rukora peteroli totali, nta kintu cy'Abongereza na kimwe cyifashishijwe. Ibyo bintu ku bantu b'aba panafricaniste numva bagakwiye, icyo ni ikintu cyagakwiye kwishimirwa na Afrika, nicyo ni ikintu cyagakwiye kwishimirwa na Afrika muri rusange. Ariko nuza kureba urasanga impamvu ibi bintu biba byabaye kuba kuzuza wenda uruganda rukora peteroli muri Nigeria, president wa Nigeria ataza guhita abyishimire cyane. President wa Nigeria urasanga akorana bya hafi n'Abongereza. Navuga ngo ni abantu bakunda kuvuga ngo ni aba West Puppet, cyangwa se yaba Abongereza n'Abanyamerika, murabizi ko benda kumera nk'umuntu umwe. Usanga n'ubundi ibyo bintu bari gukora biri mu nyungu z'Ubwongereza n'ubundi na Amerika, ntago ngenya nkunda kubitandukanya cyane. Usanga hari amarobi menshi bakorana, hari amadiru menshi bakorana n'ubundi yemeza yuko n'ubundi Abanyamerika share nini irimo Abongereza. Nakomeze kwizima muri ibyo bintu. Uraza kureba Amerika tuje, reka dushaka natwe twigereho. Usanga hari ngo USAID urasanga nyuma yayo hari ibintu byinshi buriya njya nkunda kuvuga President Paul Kagame ukuntu ari umu big dealer. Ubusanga hari ibintu byinshi yagiye akora inyuma y'amarido, behind the curtain. Hari ibintu byinshi president bagiye, navuga ngo adiringa twebwe tutazi ku nyungu zacu nk'abaturage. Bya bintu yadirinze haba harimo wenda tuvuge ujya kumva nk'ino deal y'Abongereza tugiye kugarukaho, y'impunzi z'Abongereza zigiye kuza. Ni ibintu navuga ngo president niba yagiye akabidiringa, tukabona ngo USAID iracyakomeza. Iyo hagize ikintu kitambika muri ibyo bintu gatoya, ni bya bintu ujya kubona ukabona ngo Trump araje, sinzi ngo ibintu ngo Biden yakoze ngo ntiyumvikana nabyo, agata katinga. Ako gukatinga noneho agahita avuga ngo agahita avanaho inkunga, ibyo bitaga ngo ni inkunga. Ariko none uza kureba inyuma ya za nkunga hari iki? Inyuma ya za nkunga hari kuba yaba ibi bintu by'impunzi turi kumva, yaba amabuye y'agaciro wenda mwa produizagayo, yaba ibintu bigiye bitandukanye. Iyo hagize ikintu kiba nk'ubu nka gutya, hari ibibazo muri Kongo, amabuye y'agaciro atari kugenda neza, yaba y'u Rwanda rwohereza, yaba ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari byohereza, urahindukira ugasanga kuko Amerika iri kubona rimwe na rimwe iri gutakaza, haraza umuperezida nka Trump azavuga ize ngo arakatinze, ngo avanyeho inkunga. Kuba avanyeho inkunga ntago ari ikintu kigiye kuza nk'impanuka. Burari igihe tuvuga ngo President Trump yaraje agiye gusubiza inyuma Amerika, agiye. Ariko nuza kwitegereza urasanga hari amadeni buriya Amerika ifite amatrillion ndumva arenga 7 ifitiye igihugu cy'Ubushinwa. Niyo mpamvu habayeho iki kintu. Trump akimara kuzaho yaravuze ngo yagiye abwira ibihugu bitandukanye ko abyongereza imisoro kugira ngo baze kuza ku meza y'ibiganiro baganire, byibuza atangire kugenda navuga ngo acinya inkoro. Gucinya inkoro ariko nk'umuntu w'igihugu cy'igihangange ntago aza kuza ngo ahita avuga ngo ndaza ngo mwihangane, oya. Araza nk'igihugu cy'igihangange muri bwa buhangange nyine Amerika ifite yego, ahita bukoresha avuge ngo ibihugu bya deliveringaga ibintu muri Amerika irabikatinze. Yaba muri Afrika, muri Afrika n'u Rwanda of course rurazamo, yongeye amataxe, afashe Ubushinwa yongeyeho, afashe Canada yongeyeho. Gusa by the way ibi bintu we yabikoze neza arababwira ngo ibi bihano ngiye gufatira navuga ibi bihugu bigomba kongerwaho. Bagiye bazamura tarifu y'ibicuruzwa, navuga ngo muri rusange tarifu y'ibicuruzwa ni ukuntu ibihugu bisanzwe bicuruzanya, ukuntu ibihugu bisanzwe bicururizanyirize y'ibihugu. No kuvuga wenda niba mutabizi, u Rwanda haba hari ibintu n'urugero, niba u Rwanda rwohereza ikawa muri Amerika, iyo kawa rwohereza muri Amerika hari amadolari runaka ibisora. Niba tuvuge ikiro cy'ikawa kigura amafaranga runaka, reka tubare niba kigura amafaranga wenda tuvuge 5,000 nijya muri Amerika hari urumva wenda hagiyeho transport yo n'ubundi abari bisanzwe ku bicuruzwa kugira ngo igere urumva ni kure.
hakajyaho noneho sasa rero n'umusoro wari usanzwe uriho barafashe kuri Afrika bongeyeho ngo ni ndumva ari 4% niba nibuka ahantu Trump yari ari kuganisha navuga kugira ngo aze kwiyegereza igihugu cy'Ubushinwa kuko aricyo bafitiye umwenda munini bagira ukuntu baganira ntagiye kujya muri ibyo bintu byinshi wenda hirya no hino ibyo tuzayina tubigarukamo gusa nagira ngo mbere ku kuntu Amerika ibintu byose ikora ibiri mu nyungu zayo muri rusange noneho wenda muri ibyo misoro bongereye muri Afrika yabongereye kuri Canada yabongereye muri China byari kugira ngo ijye kumeza y'ibiganiro n'Ubushinwa imaze kugera kumeza y'ibiganiro n'Ubushinwa nako mbere yo kugera kumeza y'ibiganiro n'Ubushinwa yongeye tarifu yigeza ku imisoro yijira 25% igira 145 igira 245 aho ngo niho byahagarare noneho Ubushinwa buravuga ngo reka tujye kumeza y'ibiganiro nyuma y'ibyo bintu wenda byo baganiriye hagiye havamo ama resultat wenda muzagenda muyumva ariko ahantu Trump yari yakoze navuga ngo ahantu aba yakoze kugira ngo wumve ko ari umuntu waje atapfuye kwidumbura gutyo gusa ngo avuge ngo agiye kujya ku butegetsi buri ikintu mugomba kumenya nta muyobozi wa Amerika tureka n'umuyobozi wa Amerika nta muntu wavuga ngo abaye president w'igihugu accidentally uvuge ngo araje ngo sinzi ngana turutse ngahita abo president ibyo bintu ntago bibaho ni kimwe nuko njya mvuga njye ariko ni uko mbyumva ngiye ku giti cyanjye kimwe nuko njya mvuga yuko nta mu president navuga w'igihugu naza kwita ngo mvuge ngo ngo wowe nguri injiji oya president w'igihugu aba ariho kubw'impamvu runaka hari byinshi akora kubw'impamvu runaka hari na byinshi tubona akora tukabidautingaho ariko nawe inyuma y'amarida agiye kukubwira impamvu yabikoze ziba zihari cyane cyane nk'ibi bihugu byacu bya Afrika none nuza kureba rero muri tarifu kugira ngo akazi ziba zarakoze kuri Trump wenda byo navugaga Trump aba yarahise azana Ubushinwa kumeza y'ibiganiro Ubushinwa bukigera kumeza y'ibiganiro no kuvuga cyane ikintu bahita baganiraho ni ideni Ubushinwa ideni Amerika ifitiye Ubushinwa mu deni Amerika ifitiye Ubushinwa buriya byanze bikunze byayo n'ijya nkunda kuvuga ngo ni inyuma y'amarido hari ibyo baganira bakavuga bati niba tubafitiye trillion 7 ni urugero trillion 7 tubafitiye muremera yuko mwexamptinga wenda cyangwa se mugira iyo musonera izo ni amadokima utabona wenda hanze cyangwa se ngo abantu bari kubivuga cyangwa se ngo bashyire mu itangazamakuru ariko mu bintu baba badirinze mpamya yuko ku ideni Amerika ibifitiye Ubushinwa hari icyo barivuzeho mbere yuko wenda navuga ngo procedure ikomeza y'ibindi bintu kugira ngo iriya tarifu bari bashyizeho bongere kuyigabanya kuko nababwira hari ibyo tuzaza dusesenguremo wenda bijyanye na kuba Amerika igura Amerika niwe muguzi munini w'Ubushinwa Ubushinwa bukaba nanone igihugu gikora cyane nubwo gikora cyane ariko ntago abaturage bacu ntago ari abakonsomateri cyane ntago ari abakonsomateri ku rwego rwo hejuru kubijyanye n'ibintu bakora ahubwo bakora ibintu kuko ari abakozi byo kujyana hanze cyane bivuze niba Ubushinwa bwari bufite stock nini yo gucuruza na Amerika kuko abanyamerika bafite amafaranga menshi yo guhaha nkuko tubyumva cyane ariko ugasanga ntago bari buze gufata bya bicuruzwa bakoreye Amerika ngo babicuruze na Afrika kuko bo ibicuruzwa babakorere buri igihe kinini uzasanga amatelefone ibikoreshwa bigiye bitandukanye ibyo bohereza muri Amerika ni Burayi na hehe bitandukanye n'ibyo bohereza muri Afrika ubwo navuga ngo wenda ku bantu bakunda kujya ku isoko barabizi ugiye kugura ikintu wanga ngo igishinwa ariko muri Amerika baba babizi yuko karite babahereza itandukanye niyo bahereza muri Afrika so wenda ntagiye kujya kwizima muri ibyo bintu cyane reka nigarukire ku nkuru ngira ngo ubwo nagira ngo ce muri make yambereke Amerika ukuntu ibi nibikora byose ntago ari si umuryango ufasha imbabare kuko muri Amerika haba homeless benshi homeless ni abantu batagira aho baba muri Amerika haba abantu benshi batagira navuga ngo rimwe na rimwe ushobora kwicwa n'inzara wibeshye utigeze ujye gukora mu byo nagira ngo ngarukeho ni navuga ngo ino nkuru noneho ya Boris Johnson na Keir Starmer batangiye guterana amagambo navuga Amerika yakinnye Ubwongereza ku rwego navuga ruri hejuru cyane si n'Ubwongereza gusa yakinnye Uburayi muri rusange kuko nuza kureba navuga ngo shite ya Amerika iri kuba uraza kusanga yuko yagiye igirwamo uburuhare n'abaperezida bagiye batandukanye bagiye bayiyobora bumva yuko Amerika ni igihugu cy'igihangange yega Amerika yarakoze mu gihe cyatambutse ariko nubwo iri gukora nubwo yakoraga Ubushinwa bwarakoze kandi bufite abantu benshi bo gukora Ubuhinde bwarakoze n'izindi nuza zigiye zitandukanye nuza kureba rero urasanga Amerika muri shite yayo yagombaga guhita itangira kugusha
navuga ngo yaba abanyaburayi ndetse cyane cyane navuga abafaransa nibo bari babanje kugwa cyane, none ubu hakurikiyeho sasa rero abongereza bari bafite gahunda yo kohereza impunzi mu Rwanda. Navuga ngo wenda mbere ko tujya ku kuntu kugira ngo bohereze impunzi mu Rwanda, Boris Johnson niwe yagiye atanga ama avi bavuga ukuntu hariya bibatwara ama billion y'amadolari y'amayero, nyamara ugasanga babohereje mu gihugu cya Afrika ntago biza kubatwara amafaranga menshi. Hari president wa Burundi Neva niwe ujya ukunda kuvuga ibintu, buriya hari ibintu byinshi avuga wenda bigiye rimwe na rimwe biri funny, ariko hari ibintu avuga rimwe na rimwe ngiye numva biba ari ukuri. Iyo umuntu avuze akavuga ngo avoka mu Burundi amafaranga igura, navoka muri Amerika amafaranga igura, na amafaranga atandukanye, ariko yavoka n'ubundi igihora ari avoka imwe, cyane cyane ko naburiya avoka ziturutse inaha igihe kinini ziba ari umwimerere. Ibihingwa biturutse inaha buriya abantu bo hanze babiprefera kurenza ibihingwa biba byarahinzwe hirya, kuko ibyo hirya igihe kinini bihingirwa mu laboratoire, bikomeye cyane yuko wasanga nk'abayobozi bakomeye hariya barya ibihingwa byabo, ugasanga noneho amafaranga wenda tuvuge niba muri Amerika avoka igura amadolari 5 nuza kuyazana mu manyarwanda uraza gusanga ari amafaranga arenga ibihumbi, amadolari 5 ashobora kuba arenga nk'ibihumbi nka 2,300. Ayo madolari 5 ahubwo se ubwo ngubwo si nk'ibihumbi nka muri za 6-7 gutyo. Nuza kuza muri Afrika ukaza mu Burundi cyangwa reka dufate mu Rwanda avoka wagura igihumbi, reka tuvuge wenda avoka wagura iyo ugiye kurya igihe kinini, ntago abantu nkanjye ku rugero ntago narenza avoka ya 500 ngiye kurya. Avoka ya 500 naguze 500 inaha, tuvuge wenda ko muri Amerika iguzwa amadolari 2, urumva iraza kugurwa yikubye inshuro zirenga hagati y'5 n'10 average. Urumva ikintu duha agaciro cyane tuvuga ngo ibipapuro by'amafaranga, ariko nuza kurebura reba kugira ngo konsoma ayo mafaranga burayakonsomera hehe. Njya nkunda kuvuga nk'ubu abanyarwanda iyo twikompaye wenda n'abagande cyangwa se n'ibihugu bimwe tujye duturanya havuyemo cyane cyane nka Kenya niyo ifite amafaranga ari hejuru muri aka karere ka East Africa, ndakeka muri aka karere ka East African Community. Nuza kureba urasanga amagande niba aka kanya 100 ry'amanyarwanda wenda rigeze muri 400 cyangwa 300 nandi y'amagande. Muri Uganda ariko ayo mafaranga yaho uyafite, amafaranga guripura ugiye kuyazana mu manyarwanda nta kintu wabonamo mu Rwanda. Ariko none ugasanga imikoranire y'ibihugu, keretse wenda uvuze ngo ngiye gukorera amafaranga mu Rwanda ngiye kuyarira muri Uganda, nibwo waba ubalance sheet ya economy, urupapuro rwa economy rwawe. Ariko none twigarukiye hano mu Bwongereza, nibyo Johnson yari kuvuga abwira no mu prime minister ubu ngubu usigaye uriho premier minister w'Ubwongereza Keir yari kumubwira, aravuga ati twebwe twagombaga gutanga miliyoni 370 n'uva ari n'eshanu niba nibuka neza. Miliyoni 375 na amayero ataza kugera no kuri kimwe cyakangaye cya biliyoni yo bari kuvuga batanga. Mu mpunzi zari kugomba kuza mu cyiciro cya mbere, hagombaga kuza impunzi zirenga ibihumbi 12. Ibihumbi 12 ugasanga ibintu bizazitunga ziri mu Bwongereza, niba zifata nk'impunzi ziri mu Bwongereza cyangwa aba homeless cyangwa se abantu batafite ikintu bakora cyane bari mu Bwongereza binjiye biteme n'amategeko, baje mu buryo bitwa by'impunzi cyane cyane nk'abarabo muri Libya n'ahandi, urasanga barajya kuweinga cyangwa se baraza gushyira umutwaro cyane ku Bwongereza. Barashyira umutwaro cyane ku Bwongereza kubera iki? Mbere na mbere ikiguzi cyawo cyo kubaho kiri hejuru. Uraza kureba usange wenda niba mu Bwongereza euro of course riri hejuru y'idolari, murabizi riri hejuru mu 600 n'andi mafaranga ntibuka. Nuza gufata amafaranga umuntu akoresha kugira ngo abeho ku munsi, nibavuga ngo bubatse inkambi y'impunzi mu Bwongereza, n'ubundi of course ibintu abantu mu Bwongereza barya niba bituruka muri Afrika, niba bituruka hehe n'ibyo bahinga wenda muri rusange, uko umuntu abaho kugira ngo abeho ibintu bimutunga hariya biraza gutwara amafaranga menshi adafite ahantu aza guturuka. Ndaza kubabwira gutya, no kuvuga niba babazanye n'urugero, niba nk'iradiyo y'u Rwanda iyo ataza kubaho kidobya bavuge ngo bira byose bagiye bavuga ku Rwanda bitandukanye bakabazana, reka dufate wenda reka dufate nk'abantu 10. Niba abantu 10 mu Rwanda umuntu wariye neza ku munsi wenda reka tuvuge ko ari ibihumbi 5, wenda tugereranyije ibihumbi 5 ariye ku munsi, abantu 10 ubwo ni ibihumbi 50. Uraza gusanga ibyo bihumbi 50 umuntu ariye nako abantu 10 bariye bari mu Rwanda, ibyo bihumbi 50 uraza gusanga umuntu abirya ari umwe ari mu Bwongereza. Nufata za mpunzi zingana wenda n'ibihumbi 12 ugakuburaza kumva abantu
kugira ngo babeho ukuntu byatwara. Uraza gusanga byibuza amafaranga ubuzima kugira ngo umuntu abeho rega kubaho n'ubundi nta kintu nukurya kuryama ndumva ubuzima bundi ari cyo ngicyo babuvuze cyane. Niba umuntu kugira ngo abeho mu Rwanda biza kumusaba ayo mafaranga kandi navuga atigeze anyereza imisoro ibintu byose bishoboka yabikoze. Ukaza gusanga mu Bwongereza bavuga ngo ubuzima bwabo buri hejuru. Of course buri hejuru kuko amafaranga yabo bavuga yuko afite agaciro. Ariko nituza kujya mu mafaranga mu bipapuro uraza gusanga Ubwongereza buri kubaho ubuzima buhenze ariko buhenze ku muntu uri mu Bwongereza. Ndagira ngo twumve iki kintu ukurikije ryagereranya navugaga. Umuntu uri mu Bwongereza ubuzima buraza kumukomerera ndetse cyane bitewe n'ahantu amafaranga ari guturuka. Uraza gusanga wenda kugira ngo ubone akazi byo bakunze kuvuga ngo ni fucking job hariya kugira ngo uyikore hari amafaranga yigiza kuguhereza. Ariko amafaranga iza kuguhereza araba ari munsi y'amafaranga umuntu agomba kuberaho ari mu Bwongereza. Umuntu kugira ngo avuge ngo yariye yanyweye ari mu Bwongereza uraza gusanga niba reka dufate nk'urugero. Niba umuntu ashobora kunywa amata n'ubundi amata nta cyuma gikora amata n'ubundi yose aturuka ku nka. Uraza gusanga noneho ahubwo n'inka za hariya cyane cyane hanze ziba zaragiye zirya ibintu mvaruganda cyane kurenza izina niba wenda zije zikikubitira ubwatsi busanzwe buri naturere. Njya nkunda kubona nk'abantu wenda abantu bajya bakunda kwitegereza ahantu bita mu Bigogwe na ahantu inka zaho ubona nta bihingwa navuga bigeze bazihingira wenda cyangwa ngo baza kuzongereramo cyane ziba zirya ibintu biri naturere. Nituza ku accessinga amata yo mu Bigogwe tukaccessinga amata yo mu Mutara n'ahandi hantu hatandukanye za Uganda na hehe uraza gusanga amata turi kunywa ari naturere cyane. Ni ukuvuga ni gakondo kurenza navuga amata yo mu Bwongereza. Ariko uraza gusanga amata yo mu Bwongereza niyo mata aza kuba ahenze kuko kubona ayo mafaranga yo kugura byibuza wenda nk'akajerekani k'amata uraza gusanga biza kuba bihenze cyane. Niyo mpamvu mu minsi yashize hari inkuru yasohotse navuga uno Johnson yongera kwakiza uwo bita 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄𝐒 kuba yarakoze ikosa rikomeye cyane kwanga gukansoringa ino deal yo kugira ngo impunzi zize mu Rwanda. Kugira ngo impunzi zize mu Rwanda ntago ngiye kuvuga wenda ngo u Rwanda ngo cyari igikorwa wenda cyo gufasha impunzi icyari igikorwa cyo oya cyari igikorwa iriya ni deal y'amafaranga abagiye kuza mu gihugu kandi amafaranga aza mu gihugu n'ubundi turahindukira usange niba wenda ncuruza ayo mafaranga azangeraho. Niba hari akabari mfite amafaranga azangeraho. Niba muri business zitandukanye nibyo njye mbabwira ngo ukuntu njya nkunda kuvuga ngo President Kagame no mu big deal buriya biragoye ko umuntu yari kureba inyungu z'imyaka 10 iri imbere. Ngiye nkaba ndi kureba inyungu z'iri joro ukuntu ndi buze kurya. Biragoye ko nazareba muri angle imwe n'uwo muntu. Niyo mpamvu niba turi kumva ngo hagiye kubaho deal yo kuzana impunzi duhita tujya muri ya mindset y'Abanyafrika impunzi zigiye kuza kuturira space zigiye kuza tuvugishije ukuri ubundi space ufite iyo uturutse wawe wenda niba ukodesha cyangwa se simbizi hari umuhanda ugendamo. Uwo muhanda ugendamo wenda uruhare wagizemo nawe uri umunyarwanda hari imisoro utanga n'iki. Ariko imisoro yawe yonyine nta nubwo ari kugura wenda tuvuge na metero kare y'umuhanda. Ariko niba ugenda hari ahantu rimwe nigeze kujya kugura ubutaka baranje barambwira ati rero urumva ubutaka burazitiwe cyane kandi abantu ugomba gutanga inzira. Ndabwira nese kubera iki ngomba gutanga inzira kandi ngiye ubutaka buri ahanga bwose nabuguze. Barambwira bati rero buriya kugira ngo iyo uvuye iwanyu kugira ngo ugere ahanga hari ahantu wanyuze. Aho hantu wanyuze hari aho ugeze ugura. Buriya rero no muntu zano wenda no mu bantu bagiye bafite ubutaka bugiye butandukanye ahantu hatandukanye ibyo bintu barabizi. Ubutaka navuga ngo gutanga inzira ni itegeko rya leta barashyizeho kugira ngo ishyireho gucunga ubutaka neza. Reka ndeka kujya mu bintu by'ubutaka wenda nigarukire kuri izi mpunzi nizo turi kuvugaho cyane nuko mbangira ngo wenda mutaza kumva ibintu byituye ngo musobanukirwe mwumve neza wenda ama ide yanjye. Nuza kuza sasa rero kuri iyi deal y'Abongereza bashutswe navuga bagiye bashukwa n'Abanyamerika bashuka n'Abanyaburayi muri rusange kuko kumbe bari kurwana n'igwa ryabo ariko batabizi. Ndaza kuza mvuge kimwe na Boris Johnson nubwo ubungubu wenda yari prime minister ariko ubu nta kiriwe ariko ndaza kumugaruka mvuge yuko ibintu yavugaga nanjye naba mbivuga gutyo. Nuza kureba amafaranga bari guhereza igihugu cy'u Rwanda ntago bari kubahereza amafaranga ntago bari guha igihugu cy'u Rwanda n'ubundi amafaranga angana nayo baspendinga hariya. Ariko twibuke yuko niyo batanga kimwe cya kabiri ku mafaranga yakoreshwaga iyo ageze mu gihugu cy'u Rwanda tugiye kuyakoresha ubusanga n'ubundi akubye nk'incuro 5 amafaranga ubuzima bw'abo bantu bari kubaho kuko
n'ubundi ni impunzi zari kuzajya zimenywa n'Abongereza, hari amafaranga bagomba kuzihereza muri tamu nini y'inuza y'amasezerano baba baragiranye. Noneho kuza kwakira abantu 12,000, abantu 12,000 reka tuvuge kuri no tamu ya mbere, kuri no nuza ya mbere, iki cyiciro cya mbere cyari kuza. Icyiciro cya mbere cyari kuza niba ari 12,000, u Rwanda ubu ngubu rufite abaturage bagera kuri miliyoni 14 zikiri kuzamuka n'ubundi. Miliyoni 14 z'abaturage nufata ukagabanya n'abantu 12,000 ni nk'agatonyanga mu nyanja. Nituza kuza mu buryo buri strategique rero navuga ngo Amerika yagiye ibeshya navuga Abongereza n'Abanyaburayi, ariko nituza kureba muri za mpunzi twavugaga kugira ngo zizina. Ngenda za wenda reka twifashishe nk'urugero kuko burangiye nkunda gukoresha ingero kugira ngo ibintu byumvikane. Nuza gufata abantu impunzi imwe wenda n'urugero. Imwe ije mu gihugu. Ese iraza kuza ifite ibiyitunga bingana iki ugereranyije n'ibyari kuzayitunga mu Bwongereza? Of course hari amafaranga, hari amayero, hari amafaranga bagombaga kugenerwa. Ariko ngiye ntanarebye ku mafaranga cyane, ngiye ndareba inyungu z'igihe kirekire. Ndaza kureba ya mpunzi ubuzima izabaho mu myaka 5, mu myaka 10 wenda imyaka runaka tutazi wenda bari kuzamara. Niba imaze imyaka 5, mu myaka 5 izaba ikonsomya amafaranga ngana iki? Ayo mafaranga azabaturuka hehe? Mbere na mbere urumva ayo nta amadevize, nta mafaranga yari kuzaba aturuka mu Bwongereza. Mu Bwongereza nubwo azaba aturuka ayo mafaranga, ntago bajya guhereza igihugu cy'u Rwanda bavuga ngo bajya gutanga amafaranga ku gihugu cy'u Rwanda. Ntago bagendeye ku kuvuga ngo, ntago bagendeye ku mafaranga y'u Rwanda ukuntu umuturage aza gukonsoma. Ntago bari kuvuga ngo umuturage w'u Rwanda ngashobora kurya ngo amafaranga 2,000 ku munsi cyangwa 5 cyangwa bingahe, ahubwo baravuze ngo turatanga amafaranga dukurikije amafaranga impunzi zabagaho mu Bwongereza, dukurikije amafaranga duspendinga ku mpunzi mu Bwongereza. Wenda reka dufate turagabanyamo 1/2 tuyahereze u Rwanda. Ku Rwanda hari igihe umuntu avuga ayo mafaranga ngiye ntagaza mu mufuka wanjye ngewe, ariko nuza kureba urasanga wenda nk'abantu batuye za Nyamirambo barabizi. Iyo ugiye yaba mu Marange, yaba abantu bafite business zitandukanye muri ziriya quartier, usanga abantu muhurira mu iduka bagiye guhaha nabo banyamahanga benshi bagiye barimo. Abantu uzasanga muhurira, abantu bakina biyari bajya hehe, bakunda guhurira nabo bantu. Abo bana amafaranga bari kuzana, ndumva ntabwo umuntu n'ubundi niba acuruza service si umuhinzi. Service ucuruza iyo ubonye umuntu ukugurira, ndumva bawinjiza amafaranga. Rero gukonsoma ayo mafaranga ntago n'ubundi amafaranga azaza ngo bayashyire muri banke bayagumishemo. Abantu bagomba kuzayafata. Abantu ni bayafata bakayabaho mu gihugu cyabo, bakabayabaho mu gihugu cy'u Rwanda. Of course Abanyarwanda hari amafaranga bazabona. Rwa rugero nashaka gukoresha, wenda tuvuge niba umuntu afite ubutaka, wenda tuvuge metero kare runaka, metero kare wenda tuvuge 300, metero kare 300 niba ashobora kuzazigurisha, ashaka kuzigurisha 20,000, akegera umukomisiyoneri akamubwira ati rero ngewe ubutaka bwanjye nshakamo 20,000. 20,000 ashaka mu butaka, umukomisiyoneri akagenda, kuko igihe kinini abakomisiyoneri buri abahura n'abantu benshi, agahura n'umuntu w'umunyamahanga runaka ufite amafaranga ushaka kugura. Naza kujya kumwereka bwa butaka, araza kuza ko yegerewe ushaka kugurisha ubutaka kuko ari bwo wenda umunyamahanga yashimye. Akubwira ati rero ngewe ubwo butaka niba wenda tuvuge ari miliyoni, niba uri kumbwira ko ari 20,000, umukomisiyoneri akamubwira ati reka ngewe umuntu mfite aratanga 30,000. Muri 30,000 uraza kumpaho 5,000,000. Urumva iyo ngiyo ni deal nyine, wenda nk'abakomisiyoneri igihe kinini hari igihe bakora gutyo wenda. Ariko niba ari umunyamahanga ugiye gutanga ayo mafaranga, niba umunyamahanga n'ubundi of course afite amafaranga kuko ubutaka hanze we baba bizi ko buhenze cyane, akagura ubutaka, inyungu ije kurinde, ije ku muturage n'ubundi muri rusange. Niyo mpamvu rero navuga ngo nakomeje kuvuga ngo Amerika yashutse Uburayi kandi n'Ubwongereza birumvikana cyane. Niba Amerika yarabujije Amerika yaragira inama Ubwongereza ngo niburekure bwe gutanga, bureke kohereza impunzi mu Rwanda. Amerika ikabihindukiye ngo Biden avuyeho, hajyeho Trump, none we akaba agiye gukora ikintu akaba agiye kohereza impunzi mu Rwanda. Izo mpunzi bagiye kohereza, urumva u Rwanda strategique ku bihugu yaba Ubwongereza yaba na Amerika. Tureke kujya mu bintu by'amabuye y'agaciro. Nibyo bintu wenda nkunda kuvuga cyane mu nk'ibi bihugu tugiye duturanye n'ibindi bihugu muri Afrika muri rusange. Ubundi niba hari ikintu cya mbere, niba hari ikintu cya mbere gituma nkunda kuvuga yuko Perezida Paul Kagame ari umu big dealer,
ubundi abaperezida b'ibi bihugu bandi nabo bagakwiye kuvuga ngo ko nta mabuye menshi wenda dufite cyane ko nta robire reka wenda cyangwa se nta birombe byinshi dufite, nta butunzi bunini cyane dufite, ni iki kintu twakora kugira ngo tugire agaciro ku rwego mpuzamahanga? Simple. Niba hari ikintu navuga wenda kikomeye cyane cyabaye, hakaza icyo bita visit Rwanda. Nabonye na Kongo nayo yatangiye ngo visit Kongo, ifata equipe numva ari ya AS Monaco, itangira kuvuga ngo irimo yabaye umufatanya bikorwa nayo. Yego urwo n'urugero rwiza, ntabwo ngiye mpakana ngo abantu bareke kwigira nibigire ku Rwanda nyine bamenye ngo gutunga amabuye y'agaciro ni kimwe, gutunga kuba wagira amafaranga ni kimwe, ariko noneho se strategy nyine navuga ngo ufite agaciro kangana iki ku rwego mpuzamahanga, wihesha agaciro kangana iki ku rwego mpuzamahanga kugira ngo niba u Rwanda n'urugero rutari muri diru z'amabuye y'agaciro, ruri muri diru z'amafaranga, ni gute amafaranga hahora hari ikibazo kivuga ngo ni gute twabona abashoramari baza mu Rwanda, ni gute amafaranga yava mu mifuko y'abanyamahanga akaza mu Rwanda. Noneho rero nicyo navuga ngo Amerika nyuma yuko ibanze kubona yuko nta kundi yabigenza, impunzi ziri muri Amerika nazo hari amafaranga runaka abimukira barimo gukonsoma Amerika iraza gusanga umuntu kugira ngo ababya bindi twavugaga ku munsi, nubwo yitwa impunzi nubwo yitwa cyagomba kurya, hari iyo bita basic needs cyangwa se ibyibanza agomba kubona, bya byibanza araza kubibona nabibona muri Amerika biraba bihenze, biraza gusaba yuko nubundi aza kugira ibyo abona ariko biri muri Afrika. Ibiri muri Afrika biza kugenda gute sasa? Ibiri muri Afrika biraza kubafasha yuko ya $1 batubwira ko kabyarabe yuko niyo menshi niyo kuko ndabyumva, ariko noneho se ya mafaranga menshi bafite niba yakonsomera muri Amerika biragorana, ariko nibafataho wenda 1/2, yabo nige mvuga ko wenda ni reka mvuge nkurikije ekonomi yanjye nkeya n'imibare mikeya yanjye, nibafata 1/2 cy'amafaranga yari kuzatunga bimukira wenda mu gihe kingana n'imyaka 10, bakayahereza igihugu cy'u Rwanda wenda biciye muri installment, bayahereje wenda Rwanda bwa mbere baruhereje miliyoni runaka 1/2, izindi urasanga ya mafaranga nubundi 1/5 cy'ayo mafaranga nubundi cyatunga abantu bari muri abanyarwanda bari mu gihugu cyabo nubundi, ariko abo banyamahanga nibaza nubundi barabaho ya standard, ari standard bashaka kubaho iri hejuru, bashaka kubaho ubuzima buhenze, ariko nuza muri Afrika urabaho bwa buzima nubundi ibyo twavugaga, urarya uranywa ufite aho urara, ubundi ubuzima hejuru y'icyo ngicyo hari ikindi. Niba icyo ngicyo kibaye ku mafaranga ariko wenda navuga ngo ku muntu wo mu Rwanda uko abayeho akubye inshuro 5, urumva ni inyungu nubundi y'u Rwanda muri rusange. Sasa rero niyo mpamvu navuga ngo nyuma yuko Ubwongereza mumaze kubona ibyo byose, Johnson yacanye umuriro kuri Kistama avuga ngo ugomba kongera kugarura diru ya bimukira baturutse mu Bwongereza. Nyuma yuko tumaze gushukwa na Amerika, nyuma yuko Amerika tubwiye biriya, tujyanye hariya, tumaze kubona yuko turi mu ishyamba twese kugira ngo buri muntu agire yirebere uruhare rwe, navuga ngo yirebere uburenganzira bwe, yirebere umutungo muri rusange we uhagaze ute. Ekonomi ya Amerika nigwa, ibyo ntago bireba Ubwongereza. Ekonomi y'Ubwongereza nigwa, ibyo ntago byagakwiye kureba Amerika. Ariko kubera ko byakomeje kuba ari ibihugu by'ibishushushu byatumye igwa muri aka gatego, uhita ubona ko noneho lobby international kugira ngo igihugu nk'Ubwongereza kize kwisanga cyaraguye mu mutego, ibintu cyanze gukora usanga Amerika irabikoze. Ibintu igihugu cy'Ubwongereza cyavuze ngo nimbikora ndafatirwa ibano mpuzamahanga, bagatangira kuzana ibintu byinshi, ubu Amerika igiye kubikora. Nese Amerika yuko igiye kubikora, deja yo na deal yabo navuga ngo wenda sinzi stage igezweho kuko honorable Nduhungire yari yavuze ngo iyo ntuza iyo deal ngo baracyari kuyitangira, ariko buriya nyine ni imvugo ya diplomasi, ni imvugo yo kugira ngo abantu hataza kugira n'inshishi zitangira kugwamo batangira kuvuga u Rwanda na Amerika iki nabyo batangira kujya kuyivugaho. Ahubwo banzu urebe ukuntu u Rwanda niba rukubisa hababaza, tureke ibya visit Rwanda, tureke nibindi, tureke bare ziri kubera mu Rwanda, tureke. Ariko nituza kujya kuri iki kintu cyagakwiriye kwereka isi yose muri rusange yuko buri muntu kuri ino si ariho kugira ngo yiteze imbere,
atari kugira ngo avuge ngo kuko kanaka. Buriya niba hari ikintu kibi kibaho kurebera ubuzima bwawe mu mboni z'undi muntu. Nicyo nyankunda kuvuga buriya ngo niba ngewe naravutse nkisanga muri famille imeze ukuntu kaba mvugana na complaining mvuga twebwe iwacu twavuze tutakize twavutse tumeze gutya, ahubwo wowe ukora iki kugira ngo ya famille uhora uvuga izabeho bitandukanye nuko we wabayeho? Ni iki kintu ukora? Niba hari abantu tuvuga mu gihugu bafite amafaranga babyuka mu gitondo bagakora, ukabona wa muntu n'ubundi ugenda muri V8 ufite imodoka ufite ubushobozi, niwe hora byuka mu gitondo yagiye ku kazi, haryamye saa 8 sanga z'ijoro arongera byutse mu gitondo agiye ku kazi, wowe uryamye ukavuga ngo rero ngo ubukene bw'iwacu ngo ni karande. Ibyo ni ibiki? Twagakwiye guhaguruka tukavuga ngo reka dukore. Nukora umugisha ukazamo uzatera imbere. Nukora uyu munsi bikanga ejo birakunda. Ariko noneho komeza ukore. Mu minsi yashize bari bakuvuga ngo mu Rwanda agiye kugaruka ama ad muri YouTube, bagiye kongera none u Rwanda rujye kuri liste y'ibihugu bimonetiza. Ndagira ngo mvuga aka kantu. Nubundi u Rwanda niba rujya mu bihugu bimonetiza, nubundi niba wowe uzi kutari umukozi, nta kintu nubundi uzigera ukuramo. Nge nyankunda kuvuga buriya ufashe abantu bafite miliyoni, abantu bafite wenda tuvuga ubushobozi bwa, reka mvuga abantu bafite miliyari 10, ukabambura ayo mafaranga ukabasubiza zero, ukongera ukababwira ngo nongeye mbahaye ikibuga mwongere mukore, mwakongera mugatangira, wa muntu nubundi akiri muri ya maganya ye, wa muntu wundi agatera imbere. Kuko muri mindset ye harimo gukora, nta kindi kintu. Naje gusanga ikintu ibanga ryonyine rihari so kuvuga ngo work harding ibiki. Wowe kora ibyawe utegereze nubundi, kuko ngewe aho nanyura ngiye gukora ntago ari hunyura. Buri muntu abafite inzira navuga umuremyi abaramuteguriye. Sasa niba twarahawe ikibuga ngo wisanze ku isi ugomba kugira ibintu ukora, nyine wowe kora mu mbaraga zawe. None ureke buriya nge naje gusanga impamvu usanga mu minsi yashize abantu bakunze kuvuga ngo ese kubera icyo u Rwanda usanga nagahugu gatoya ariko rukaba ruri guhora mu ma headlines y'amakuru mpuzamahanga. Ama breaking menshi uri gusanga Ubwongereza bwanditseho, bigeze muri Amerika banditse, bigeze mu karere u Rwanda. Ariko isi tugezemo, demo igihugu kiba, demo umuntu aba muri search engine agenda agarukwaho, yaba muri za Google na hehe, niko agenda navuga ngo aba strategic. Agira ugiye muri Google ukandika ijambo bahita bagusuggestinga ikikurikira. Buriya niba mu bantu basacinga u Rwanda bagiye kwandika ugasanga u Rwanda bararusuggestinga, nuko rugenda ruba popular ugereranyije n'ibindi bihugu. Ariko nuza kureba urasanga impamvu ruba popular nizo mpamvu zose nyine n'ubundi zigenda izo baremye ngaho, batanze amafaranga amwe Ubwongereza burashutswe biranze barongeye. Ariko noneho murebe ngo umuntu bashuka ninde, we yakoze iki? Navuga rero nakomeza kuvuga byinshi, izi nkuru n'izindi turakomeza kugenda tuzesesengura byigiye imbere. Navuga ikiganiro cyafasheho umwanya, ariko ibyo ari byose ni byinshi tuba twavuze kugira ngo turebe ibyingira akamaro, kugira ngo turebe ukuntu twatezanya imbere, twateza n'igihugu cyacu imbere. Navuga ngo ngewe nari 7 Maestro, mwakoze kubana natwe kandi utibagirwa gukora subscribe kuri The Updates TV. Muchas gracias.